Imana ishimwe, wowe mwene data turi kumwe cyangwa se tugiye gusangira ibyanditswe byera cyangwa se ijambo ry'Imana. Turashimira Imana data kuko yaturinze kandi tukaba turi bazima. Imana ishimwe. Ndagusuhuje rero wowe ugiye gukurikira ijambo ry'Imana ahangaha n'ubundi kuri iyi channel ya Karosi TV. Ni Karosi ugarutse, umukozi w'Imana. Mazina yanjye nitwa Uwihoreye François, na mazina y'amateka ku bantu bamenyereye cyangwa se bazi urugendo rwanjye mu buhamya bwinshi cyane n'ubu tuzagenda dutanga bufatika kuri uru rubuga, ko numvise Imana inkangura kugira ngo tujye dusangira ijambo ry'Imana. Nubwo bitarakomera ariko Yesu ni umwungeri mwiza, niwe umenya abantu yaremye, kuko buriya abantu bose bamwubaha nibo ajya yubahisha. Bisobanura ko nta rufatiro na rumwe ruri mu bantu Yesu atigeze ashinga. Niyo mpamvu ngusabye wowe urimo ndeba, buriya Imana yagiye itunyuza muri byinshi cyane kandi bikomeye, ariko turihangana tuba muri Yesu neza. Nawe ibyo bibazo n'intambara urimo, umukiza Yesu yabasha kukurokora akakugira neza, nawe ukagira icyo ubona. Ko buriya kuba muri iyi si bisaba kwirinda kandi bisaba kwizera, bisaba kumva yuko ibibazo urimo n'intambara nyinshi ne Waterstide Godard wa Monique Destada Boniface waba urimo, Imana yabasha kubigukuramo, kuko nta na kimwe Yesu ayobewe. Abasha byose kuko ashobora byose. Rero ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana babiri, ndetse ababimenyereye n'abandi tubana. Imana rero ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuko twasanze buriya iyo turi muri Yesu hari imivumo tuba dufite ya karande, imwe harya twaturutse, ariko Yesu ni umwe yaritanze ku musaraba i Golgotha kugira ngo akureho imivumo za karande zirangire. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo, cyangwa se ubutumwa Imana yampaye buvuga ngo Imana igiye kugukuraho imivumo, ikintu bita imivumo. Umuvumo wa wundi ufite umonidayi kotasti de sayibrome umaranye igihe cyangwa se umaranye iminsi, imivumo idatuma mbega niba warashatse bigatuma utabyara, niba kandi warabyaye bigatuma utabana n'umugabo neza, iyo yose ni imivumo. Ya yindi ucuruza ukabona ntabwo uri kunguka, iyo nayo ni imivumo. Bivuga iki rero? Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga gukurwaho imivumo kubera urukundo rw'Imana. Dufite urukundo rw'Imana ruduhora rutugendaho. Imana ihora iduha icyo bita mbega itushyiraho ingabo nyinshi kugira ngo iturinde. Bivuga iki rero? Niho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ni Karosi, muramenyereye bamwe, ntuzambona mushya. Ujye kuri uru rubuga ukore subscribe, utugendane, ujye wumva buri nyigisho cyangwa se ubuhanuzi Imana impaye mu izina rya Yesu. Ndagusuje we tuziranye kandi Imana iguha umugisha. Uyu munsi rero ndi imbere yawe cyangwa se imbere y'ino kamera kugira ngo tuganire, duhanure uko idutegetse. Anosibone dakota cerebra devastar. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, kuko buriya ni byiza cyane ko tuganira, kuko hari ibyo Imana yatuvuzeho abarozi bataravuga, hari ibyo yavuze abapfumu bataravuga. Imana nihimbazwe. Reka tubanze dusenge Imana ubundi twumve ijambo ry'Imana. Urera Mana, urakiranuka. Uri Imana ya Aburahamu, uri Imana ya Isaka ndetse na Yakobo. Uri Imana y'ibifite imibiri byose. Iyo wavuze biraba, iyo wategetse birakomera. Unakuza mungani wazini mandasi edo plan. Uri de Krista moni shangone ditai. So waisibie fasokre domenians. Umuntu wese tugiye kuganirira ijambo rivuga ko ari Imana ikuraho umuvumo, nawe umukurireho uyu muvumo. Imbaraga za karande zo mu miryango zipfe, imbaraga zose z'imyuka mibi zipfe
mu izina rya Yesu Kristo. Undangaziki mandara zimini fasire krota disara brada. Uri Imana ibashije gukuraho uyu muvumo wa karande uveho, iyi myuka mibi nipfe mu izina rya Yesu. Bolike nasinia de la doctrine de sire. Ndagushimiye Imana ikuraho imivumo. Nanjye wankuyeho imivumo, ndagushimiye. Hari abafite imivumo yo kuvuka bagapfa badamaze igihe. Hari abafite imivumo yo gushaka bagasenyerwa ingo. Hari abafite imivumo yo gucuruza bakahomba. Hari abafite imivumo yo kunyagwa ibyo bari bafite bagasigara zero. Aba bose bakize iyi mivumo. Nanjye shyigikira nk'umukozi wawe. Cyo ushima ugikore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, kuko buriya twamaze kumenya neza ko hari iby'Imana yagiye idusigariza, yadusigarije urukundo kugira ngo tube muri urwo rukundo. Turasoma ahangaha n'ubundi mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu bice 23 ku murongo waho wa 6 niho tugiye gusoma. Kuko namaze kumenya neza ko Yesu uri muri twe ntabwo avangirwa, nta nubwo avangavanga. Iyo abonye wakomerewe Yesu araza akagutabara. Mvugira ngo amen. Ntabwo mbega ntuzahura n'ibyoroshye, ahubwo uzahura n'ibikomeye, ariko ibyo bikomeye Imana ibikurindiremo. Numvugire ngo amen. Kuko buriya mu ruhare ufite n'urwo gusenga no kwizera, kuko ifatika ni Imana yacu. Mvugira ngo amen. Reka dusome iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo ngutangarize itangazo rivuga ngo aho wanyuze hose Imana yarahabonye. Na mpamvu rero yampaye ubuhanuzi. Wowe uzabubona wengere wiringira Imana, kuko buri Imana irashoboye, irafatika. Mvugira ngo amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano rero. Riravuze ngo ariko Uwiteka Imana yawe ariko rero Uwiteka Imana yawe yanga kumvira Balamu, ahubwo Uwiteka Imana yawe iguhindura umuvumo kuba umugisha, kuko Uwiteka Imana yawe yagukundaga. Ntuzaba mbega iyo tugeze kuri 7 aravuga ngo ntuzabashakire amahoro cyangwa ibyiza iminsi yose ukiriho. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uriho, hariho Baraki uri gushuka Balamu ngo aze hafi yawe atuma uhinduka umuvumo. Ndagutangariza itangazo rivuga ngo Imana yakumenye kera, yari yarasohoje isezerano ry'uko wowe ubwawe dayimoni nubwo yaguteye agatuma ubaho mu buzima bwo gupfundikanya, bwo guhorana ibibazo, ariko ndagutangariza itangazo rivuga ngo Imana irakuzi. Mvugira ngo amen. Indekosi dikotera destis. Imana igize gute? Irakuzi. Yakumenye icyambere utaraba urusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Imaze kukumenya iguha n'icyo uzakora. Bivuga ngo uyu munsi urimo urakora iby'Imana yakugambiriyeho, kandi ibi ntabwo bizigera bikuvaho, kuko nubwo shitani yumvaga ugiye kuba umuvumo, ariko Imana ikugize umugisha. Mvugira ngo amen. Imana ikotasireba ikugize umugisha. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu bice 23 mu gutegeka kwa kabiri rivuze ngo mu bice ku murongo wa 6 hari ijambo rivuze ngo ariko Uwiteka Imana yawe ya yindi yakurinze mu gihe cyatambutse, ya yindi yarebye abadayimoni ikabatesha agaciro maze ukabaho. Dokita la sominia, ya yindi yavuganye nawe ikavuga ngo nzakurinda. Dokini masiwa de pra, ya yindi yavuze ngo ntabwo umwana wanjye azapfa gupfa. Iyi Imana yarategetse iravuga ngo umuvumo wakuriho uhinduye umugisha. Ahangaha ni Baraki wari washutse Balamu, kuko Balamu yari afite ikintu bita kuvuma. Imana yari yaramubwiye ngo icyo uzavuma nzakivuma. Ndangije iramubwira ngo kandi umva Balamu, ubu bwoko bwanjye bwa Isiraheli n'uzahesha umugisha nzawumuha. Ndagira ngo ngutangarize iri tangazo yewe.
yewe wa Mwisiraheli we, yewe wamenye Imana, yewe utarayimenya, Imana iracyafite amaboko yo kugukiza umuvumo. Hari ibintu bibiri. Icya mbere ni ukuvuga ngo Balamu yari afite icyo bita kuvuma, ariko Balaki afite icyo bita amafaranga. Noneho Balamu aza gusangwa na Balaki, aramubwira ngo genda umvunge isansi, umvumira Abisiraheli. Arangije Balamu yumvise icy'ubutunzi, aravuga ngo ngiye kubuvuma. Ni handi yageze agiye kuvuma, agiye kuvuma ngo biranga, ngo abwira Balaki ati byanze. Ngo Balamu aramubwira ngo duhindure, wenda ugiye kuhavumira igiye kuhabahera umugisha. Nkutangarize ngo Imana yantumye ngo igiye kuguha umugisha ureba cyangwa se wumva ubu butumwa bw'ijambo ry'Imana. Imana igiye kuguha umugisha kubera yuko yari yarabibonye ko abadayimoni bahora baguhiga. Dangota siriboneya yarabibonye yuko abazimu bahora baguhiga. Yategetse iravuga ngo igiye kuguha umugisha, umuvumo uvanweho. Twasomye ijambo ry'Imana ryavuze ngo ariko Uwiteka Imana yawe yanga kumvira Balamu, ahubwo Uwiteka Imana yawe iguhindura mbega ikuraho umuvumo ishyiraho umugisha. Nawe uyu munsi Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana iguha umugisha, kuko umugisha buryo urizana. Ndagutangariza itangazo rivuga ngo nubwo abadayimoni bari bahari, ariko Imana itanga umugisha. Yantumye irambwira ngo nkubwire ngo umuvumo wawe uwukuyeho. Balamu yari yakuvumye, yari yagerageje kukuvuma, ariko ngo Imana ihindurira umuvumo kuba umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo umuvumo wawe, ngo Balamu agiye kuvuma abona intare y'ingore ngo ibunze mu byana bya. Ubundi hari ukuntu Kristo ari muri wowe, nubwo ubona bikomeye. Ndagutangariza iri tangazo rivuga ngo urufatiro ruzima ni Kristo, kandi kuri wowe niho agiye kubaka urufatiro. Ndagutangariza itangazo rivuga ngo nubwo umuvumo wari warakokamye, Imana irategetse ngo umuvumo nuveho. Imana ndangosakide no sansoma. Aleluya. Imana irategetse ngo umuvumo nuveho. Niko ivuze. Hari ibyaguteraga umuvumo bigatuma n'akazi ugiye utakaramaho, ariko Imana iradonga isandoni de sans, irategetse iravuze ngo umuvumo wawe wari ukumazeho iminsi urarangiye. Uravuze ngo igutegekesheje imbaraga n'amaboko yayo akomeye. Uyu muvumo wawe ukushizeho. Pagide sanodisire indendo. Ndabona hari icyo Imana igukoreye mu roko. Ndabona hari iby'Imana ikoze uyu munsi. Ndagutangariza ko ibi ngibi byose binyuze mu maboko y'Imana. Hari itangazo rikomeye Imana imbwiye. Irambwiye ngo wowe uri bubonire ijambo. Imana igiye kugusubiza urufatiro dayimoni yari yaranyaze. Reka dusenge Imana. Imana imbwiye yuko wajyaga uhora mu buzima bubi, buzima bw'ibibazo, buzima bw'intambara, buzima bw'ibyago, buzima bwo guhora upfundikanya mu buryo bw'umwuka. Wasengaga bikanga, niyo wajyaga gusenga byangaga, ariko aba badayimoni barahiye mu izina rya Yesu. Imana ndabona iri gutwika imyuka mibi. Cyumvira ijambo ry'Imana uryizereremo. Vuga ngo Balamu, Imana iravuze ngo ihindurire umuvumo kubamo umugisha. Vuga ngo uyu muvumo wari ufite, Imana iwuguheremo umugisha. Kandi reka nkubwire, hariho Sawuli, hariho na Dawidi. Ntabwo rero Sawuli anesha Dawidi kuko Dawidi yizeye Imana. Aleluya. Upfa kuba wizeye Imana gusa. Ningaruka nzaga ubuhamya bw'uko Imana itabara. Ndabyibuka umurozi umwe twigeze guhura mu roko, arambwira ngo ndakwica. Ndamubwira ngo ntabwo unyice ko namenye Imana. Ubuhamya nzabutanga kuri uru rubuga, ujye urukurikira, kandi iteka ryose nkubwire ngo ni Imana yanyemereye kugira ngo nanjye mbonaho, kugira ngo mba impande zose. Ariko ntabwo ndi Imana, ariko hari cano nyinshi ngiye ndiwo natanzeho ubuhamya. Nanjye rero iyi nubwo ikiri hasi, nzagira ngo njye ntangaho ibiganiro cyangwa se ubuhamya bwanjye n'ijambo ry'Imana, ubuhanuzi Imana impaye. Nkubwire ngo rero ibihe byawe ufite ngo siribayda, ibihe byawe uriho mu roko, ntabwo Imana yakurekura. Yambwiye ngo ntabwo uzapfa gupfa, ntabwo dayimoni yapfa kukwica gusa, ntabwo yapfa kukwica. Ndagutangariza itangazo rivuga ngo Imana ifunguye ibyari byaranze, Imana irabifunguye. Ndagutangariza itangazo rivuga ngo Imana yagushyizeho, kandi igiye kugukora ibitangaza. Reka dusenge Imana, wihanganira aya mashusho mato. Yesu ni ubizi kandi azi icyo yaguhamagariye. Ntabwo Yesu areba nk'abantu, ni kuni dance, ahubwo areba nkawe. Imana yari intumye iri jambo rero
n'ubuhanuzi irambwira ngo Imana igukureho imivumo. Hari imivumo yari ya karande Uwiteka yivanyeho. Hari imivumo ya ba Baraki cyangwa se ba Baramu barabakijijwe ariko birabayobera. Ndagira ngo ngire ngo Imana ibigukuyeho, niko itegetse, ni nakivuze. Reka dusenge Imana, dushimire Imana yo idufashije kandi iri kumwe natwe, ntabwo izatureka na ngota nayidero dastize, nta nubwo izakurekura, ahubwo turi kumwe nayo, nifite amaboko magari, ni nayo ikwiye gukora ibitangaza. Imana iguha umugisha, Imana imbweke igukuyeho umuvumo kandi urarangiye burundu mu izina rya Yesu. Uzashima Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo uzajye mbega icyo ukeneye, nimero zanjye ziriho kuri iyo channel, uzajye umpamagara tugufashe gusenga mu izina rya Yesu. Uri Imana ishoboye byose, ubwami bwawe n'ubw'amahoro, wanesheje urupfu utsinda shendo sidayi Sitani, mwambura ifunguzo ukingurira abera. Bisobanura ngo amaherezo y'abera ni ukuzabona Imana, kandi amaherezo y'abera ni ukuzunguka ubugingo buhoraho. Nanjye rero sengeye umuntu ucyumvira ijambo ryawe, mushyigikire, muhe ubu buhanuzi, bumusohoreho, mukize umuvumo, umukorere icyo bita operasiyo kugira ngo umubiri we ukuremo imyuka mibi yari yarawugiyemo. Ndagushimiye kuko uri Imana itanga amahoro, abantu bose baragushima. Umuntu wese ucyumvira ijambo, urwaye kanseri akire, urwaye sida akire, urwaye imyuka mibi akire, urwaye umutima akire, urwaye byose ibi birwara byose n'amaguru akire, mugongo ukire, mwonda siri bonetayi. Ndagushimiye, bikore byose mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yesu aguha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha